munsi y'urubanza uko bizaba bimeze mugenzi. Igitabo cy'abagomba kurimbuka cyarabumbuwe. Abamarayika bavuza impanda. Yewe bavuza impanda. Umwana w'umuntu nawe aramanuka, aje gucira abantu urubanza, ahemba bakoze neza. Aramanuka ashagawe n'abamarayika benshi, ari nako abamarayika bakomeza kuvuza impanda tu. Yewe ibintu ntabwo byoroshe namba. Abari ku isi bo barimo baracata, batazi ibintu yuko byakomeye. Uyarebye mu kirere aratungurwa, ati ndamubonye araje aje kuducira urubanza. Abangaba bari bibereye mu nzu, bimereye neza, bari mu mudendezo. Bagiye kubona babona ibintu byakaze. Uyu we arimo yisomera Bibiliya niba nawe n'udukuteri twiwe areba mu kirere, abona Yesu amanuka. Ati ibyacu birarangiye tu. Uyu we arimo yinywera akaji ari kumwe n'undi, ati rwose umukecuru arebye neza, araverifiye ababonye Yesu amanuka ashagawe n'abamarayika. Ati nguriya, n'undi ati nguriya, n'abandi ati nguriya. Niyo nawe araverifiya mu kirere arareba, abitegereza neza. Uyu nguyu ati ko ndi kubona ibintu bitoroshera. Abantu bose ati nguriya, ataraje. Uyu nguyu n'amarira menshi ati umva ntabwo turi bubivemo. Ati nge namubonye nguriya, ati nizeye ko namwe muri kumureba. Uyu nguyu ari mu modoka, ati ko ndi kubona ibintu bitoroshera. Ahangaha bahita batujyana ku bituro by'abantu, bitangira kwiyasa, abantu basohoka mu mva. Yewe barongera bava mu mva nk'uko byanditswe. Barangije rero icyabaye, basubijwe umubiri, ariko bajya imbere y'intebe y'urubanza tu. Yewe ahangaha bagomba gutegereza bakajyanwa imbere y'intebe y'urubanza. Intebe ngiyi hano. Yewe bazanwe imbere y'intebe y'urubanza, abamarayika bavuza impanda. Abandi barategereza. Yewana Yesu araza yicara mu ntebe ya cyami. Abandi bamuri imbere, ati ducira urubanza, ati ndarubacira nkurikije ibyo mwakoze. Umumarayika aravuga ati wowe, arambura igitabo ati ko ndi kubona ibyawe nta gahunda ifatikara. Basanze umugabo umva ku isi, nta gahunda yari afite tu. Ati waba uzi icyaha cyawe. Marayika aramufata, umugabo ashaka kwanga, aramufata amujyana mu nyenga, aramuvumbika. Ku isi yirwaga di umugore we akubita umugore we. Yewe azi ngo bizarangirira aho ngaho. Uyu nguyu baramubaza bati waba uzi icyaha cyawe? Ati reka da. Nawe baragenda bajya kumuvumbika. Ku isi yakiraga karuswa. yewe ati
nawe ntibajye kukuvumbika. Uyu nguyu ku isi yahora agatera amana serera gira iki yewe. Uyu mudamu nawe bamuzana imbere. Nawe mugenzi baramubaza ati wabuze icyaha cyawe, nawe ajya kuvumbikwa. Abo ngabo mugenzi bose bajugunwe mu nyenga y'umuriro. Dore ibibayo we, nta mikino. Ahakurikiye igitabo cy'abakoze neza, amazina y'abakoze neza. Umusaza azanwa hano imbere, batugaragariza yuko ku isi yavuraga ibikomere. Uyu we yarangwaga mugenzi no kwifashiriza, n'undi nawe azanwa imbere. Uyu we yarangwaga no gusenga. Ingororano yawe nuko yagomba kujya kubana n'Imana. Arweka n'uyu nguyu bamupita amawe, umusaya bawumena azira inkuru nziza. Ahangaha mugenzi yahise agororerwa, ajyanwa mu ijuru kubana na Ntama w'Imana. Ahangaha mugenzi baratwereka Jesus Christ as the King of the Kings, umwami w'abami ari kumwe n'abacunguwe cyangwa se n'abera. Ahangaha bakatugaragariza ururembo rw'ijuru, ahantu heza cyane. Bakongera bakagaragaza isi, abantu bari mu isi nziza imeze neza cyane. Bakina bameze neza, ari paradizo bishimye. Abamarayika bagenda babanyura hejuru, paradizo imeze neza cyane. Abakoze neza niho bazaba. Ata umwana w'umuntu azakina n'intare nimurye. Yewe bizaba ari byiza cyane at the end. Bakarwereka urumuri rumeze neza rwose, n'abayimbaza Imana bavuga ati singizwa Nyagasani ibihe byose. Ahangaha bakongera bakarwereka ururembo rw'ijuru, ahantu hameze neza hubakishije zahabu gusa. Abamarayika bagendagenda mu rurembo rw'ijuru bameze neza rwose, hamwe n'abatagatifujwe. Ahangaha Yesu akongera akagaragara. Igitabo cy'aba